Nkuko uri kureba kuri iyo screen yawe yitwa Florian, harya niba izina ryiwe uwo rizagwira, niba ari indirimbo yiwe ariko ubanza yitwa uwo rizagwira Florian. Ya mpano ni umusore uri gukomeza kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga kuri ubu ngubu, ari hiti, ariko ari hiti ntabwo ari ibintu byiza, arimo hiti ni amashusho yiwe y'urukozasoni yagiye hanze, ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana w'umukobwa, ubona ko rwose ari mukuru. Biteye isoni, biteye isoni pe, biteye isoni kugeza ubwo abantu bajya hariya rwose bagiye kwishimisha, bagiye gukora imibonano mpuzabitsina, bagafata telefone bagakamera. Ni amashusho afite iminota 10, hari abari guhererekanya iminota 5, hari abari guhererekanya iminota ingahe, ariko ni amashusho y'iminota 10. Igikorwa nyirizina gitangirira ku munota wa 4 n'amasegonda nk'atanu gutyo, nibwo ya mpano ajya hejuru nyine umwana w'umukobwa agatangira gukora nyine igikorwa. Urumva nyine niba ari iminota 10, ubwo iyo minota ibanza nk'abantu mwe birarenze. N'amashusho agaragara uyu mukobwa aba ari kumwe na ya mpano ku buriri ku gitanda, bariho barakina nyine, bariho barakina bagategurana nyine, ubona ko birimo irari, bikagira ubwo ya mpano uyu mukobwa mujya inyuma akajya afata nyine ubugabo bwiwe akajya buzunguza, ariko umukobwa aba acyambaye. Uyu mukobwa bigera igihe ariko Florian we aba yakuyemo yambaye ubusa, igitsina kiri hanze nta kibazo, bikageza igihe ya mpano agahaguruka, agasa nkaho yikojeje hirya niba bagiye guhengura kamera neza, akagaruka. Yagaruka uyu mwana w'umukobwa irari rikamwica, agashyira ubugabo bwa ya mpano mu kanwa. Bya bintu babwira abantu ngo bitera indwara n'ibiki, kaza rwose agashyira igitsina mu kanwa, akagira gute, abikora nk'inshuro nk'ebyiri gutyo, kageza igihe umwana w'umukobwa agahaguruka nawe noneho akajya kwambura ubusa. Nta mwenda w'imbere aba yambaye, nta suti aba yambaye, nyine aba ameze nk'umuntu uri mu rugo, hanyuma bagashyiraho rido, bagatangira bakaza bagakina, umwe yajya hejuru undi ajya hejuru undi gutyo, bikagereza igihe nyine byagera ku munota wa 4 ubwo bamaze gutegurana, ya mpano akajya hejuru uyu mwana w'umukobwa, bagatangira igikorwa. Ni amashusho y'urukozasoni, ni amashusho ateye ubwoba. Ariko aya mashusho atangira gufatwa, ya mpano yafashe aya mashusho uyu mukobwa atabizi. Uyu mukobwa habiboneye mu minota mike yaravuga ngo sheri, ngo ugafata amashusho utambwiye. Arangije umukobwa yishyira muri mundu, bafata amashusho abizi neza. Ni ukuvuga ngo ya mpano yafashe amashusho uyu mukobwa atabizi, bigera igihe uyu mukobwa habimenyeye yumva ari comfortable, kandi telefone yafataga aya mashusho ni ya mpano. Yumva umukobwa ni comfortable, bakora ibyo byose, umukobwa akerekana amabere yiwe, buri kimwe cyose akagenda agakuramo kamera, telefone ya mpano iri iramufata, bikageza ubwo uyu mukobwa rwose ajya hasi, bagakora imibonano mpuzabitsina. Biteye ubwoba. Ariko se ni iki kintu cyihishe inyuma y'aya mashusho? Bimeze gute aya mashusho yagiye hanze? Ese ko ari amashusho yafashwe na telefone ya mpano, ni ya mpano wayashyize hanze kugira ngo bya bindi bita ngo ni agatwiko? Ubundi se wajya gutwikaho, watwika byaka kageni kwifata amashusho wambaye ubusa, igitsina kigaragara, buri kimwe cyose kigaragara? Ibi bintu byazama agatwiko kameze gute? Cyane kandi nka ya mpano yavukiye mu majyaruguru mu karere ka Burera. Buriya mw'abantu mwe by'iyi minsi birarenze.
ahubwo se abantu bajyaho bagafata amashusho koko bari kwinezeza bari gukora imibonano mpuzabitsina bagambiriye iki? ubu babyeyi ba yampaniyo hirya b'uyu mukobwa ntekereza ko bumiwe bishwe n'agahinda. Wenda naba n'uyu mukobwa we hari ukuntu bisa nkaho bitagaragaye neza, ariko yampano w'ubugabo bwe biragaragara neza, ariko uyu mukobwa ubona nyine ukuntu ahindukira ukabona birahinguka inyuma ukabona wenda ntabwo bigaragara neza, igitsina cye wenda ntabwo kigaragara neza, ariko biteye ubwoba bikagira aho abantu bajya kwifata amashusho. Biteye ubwoba mw'abantu mwe. Ngira ngo muri buze kuza kuba mwanyandikira ku rubuga rwa Instagram, ndi buze kuza kubona abereka amashusho iminota 10. Munyandikire ariko mubanze mu following mukande kuri follow, hanyuma munyandikire kuri Instagram mbereka ayo mashusho buryo iyi si yarimbutse. Abantu bari kuvuga ngo ni AI, reka da ntabwo ari AI, ni amashusho ya nyayo y'ukuri yafashwe mu buryo bwa nyabwo, ariko biteye ubwoba. Munyandikira ayo mashusho ndi buze kuza kuba nayabereka y'iminota 10. Hari aka episode ka mbere kasohotse k'iminota 4, ariko noneho hari andi mashusho ari furu mfite iminota 10. Ibyo byose nkubwiye bikubiye muri iyo video birimo. Yamuryamaho rwose, ni hejuru gusa, ntabyo kuvuga ngo ngo bya bindi ngo barahindura, ni hejuru gusa. Iminota 10 mw'abantu mwe birarenze. Ariko se aya mashusho bimeze gute? Abantu mukurikira yampano ku rubuga rwiwe rwa Instagram n'izindi mbuga nkoranyambaga ziwe, hari umukobwa amaze iminsi apostinga avuga ko ari umugore we, ndetse ni n'umukobwa ubona ko rwose arakuze. Abantu benshi nabyo bintu bari gutangara, nanjye natangaye buryo umwana w'umukobwa nyine bigaragara ko akuze, afite igihagararo, bigaragara ko nyine akuze, nyine kwemera kwifata ayo mashusho ari gusambana n'umusore, nyine n'uburyo akuze, nyine urabona ko ari ibintu mu by'ukuri bigayitse cyane. Uwo mukobwa rero amaze iminsi apostinga ku rubuga rwiwe rwa Instagram, niwe uyu nguyu, niwe ugaragara muri aya mashusho basambana. Biravugwa ko ndetse ari n'umugore wiwe bari basigaye babana mu rugo, nubwo nta bukwe cyangwa se ibintu bya sivo bari barigeze gukora, ariko uyu mwana w'umukobwa yari yaravuye iwabo ahantu yabaga, aza kubana na yampano mu nzu nk'umugore n'umugabo. Niyo mpamvu mwabonaga yampano apostinga ati gutya na gutya na gutya, ariko banza ngo atari we wamubyariye, kuko ngo bafite yampano banza afite umwana, uyu rero ntabwo ari we wamubyariye. Kurumva nyine n'uwo bageze mu rukundo, irari n'ibiki nyine mu rugo babanaga nk'umugore n'umugabo. Yampano akiri umusore atarabana n'uyu mukobwa, hari undi musore babanaga. Ngiye kubagezaho intandaro y'aya mashusho yagiye hanze no kwirinda ikintu bita social media. Niba ugiye gusambana unajya kwifata amashusho yo kubaza iki? Uyu musore barabanaga, ariko mu bijyanye n'ubuhanzi, kwifata utuvideo tugiye dutandukanye, uduchallenge tugiye dutandukanye, kuko uyu mukobwa y'amashusho acishamo akavuga ngo ni uduchallenge ngo turi gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyine amashusho telefone iri birafata. Uyu musore babanaga niwe wamufataga amashusho ya telefone, yifashishije telefone ya yampano, bafata nyine amachallenge y'indirimbo, utuntu tugiye dutandukanye. Murabizi nyine abahanzi bagira abantu nk'abo ngabo nyine, ku buryo amufilima wenda ari kuririmba, ari kugira gute, ati undi gusengesha, arandi roda ararunguruka n'ibiki, akagenda amufata nyine utuvideo n'ahantu yagiye mu bitaramo, utuvideo tugiye dutandukanye duto two gushyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu musore ngo yabonye yampano mu bihe bigiye bitandukanye azana uyu mwana w'umukobwa, akagira ngo ni ibintu bisanzwe, kabona baryamana, kabona umukobwa aratashye, ati okay, ati ibi ni ibintu bisanzwe wenda nta kibazo. Umusore agasohoka nyine akavuga ati uyu munsi umukobwa araza, reba ukuntu nyine wigenza. Umusore nyine agasohoka nyine nk'umuntu babana, akamutembereza.
maze umunsi umwe ya mpano abwira uyu musore ko agomba kujya kwibana, ko agiye kubana n'uyu mukobwa yabonye mu bihe bigiye bitandukanye. Umusore kubwirwa aya magambo yaramubabaje cyane, aramubabaza, aragenda. Ubwo ya mpano nyine ararungura, ubwo uyu musore nyine ajya kwikodeshereza nyine abukwe, ariko ngo ntiyamwereka ko nyine byamubabaje, akajya nyine akinyerera ko ibintu byose nyine akabikorera ku mutsi, akavuga ati mbonye uburyo nanagukubita hasi, ubonye umaze kuzamuka, ubonye umaze gukira, ubonye umaze kugira udufaranga mu ndirimbo ugenda ukora n'udutaramo ugenda uririmbamo, none utangiye kwigira uwa danje kandi twarazamukanye, twarabanye. Umusore biramubabaza. Umunsi umwe ako kazi kari kagikomeje ko gufata utuvideo n'ibiki. Umunsi umwe ngo ubwo nyine hari igikorwa cyari kuba cyo kwifashisha telefone ya mpano, n'ubundi kakazi uyu musore n'ubundi yamukoreraga mu buhanzi bwiwe. Uwo munsi rero yari gufata ya mpano utuvideo, maze umusore si ugufata telefone. Uwo musore afashe telefone ya mpano areba utuvideo tugiye dutandukanye yagiye afata. Urumva nyine ni telefone yari amenyereye no kumenya ibirimo byose. Agiye kureba asangamo aya mashusho ya mpano yafashe. Amashusho uyu musore arayafata, arayiyoherereza. Ni amashusho uyu musore yakuye muri telefone ya mpano, arayiyoherereza. Arangije ngo mu bihe bye bitandukanye akamubwira ati nyamaze nza gukora akantu, ati hari akantu kawe mfite. Ubwo avuga aya mashusho bigera igihe aramwerurira. Nyine urumva noneho kwa kundi yaramugiriye inzigo, yageze igihe nyine arerura, aravuga ati hari amashusho yawe mfite uri gusambana n'umugore wawe, amashusho ndayafite. Ati reka da, ati none wazaje tukabiganiraho ya mpano. Ati wakabyara ayo mashusho ntuzayashyire hanze. Bagenda bumvikana ariko ngo bakagenda bananiranwa. Uyu musore agakoresha ikintu bita amafaranga. Akavuga ati rwose amafaranga ndifuza, amafaranga ameze gutya, angana gutya, bitabaye ibyo ngibyo aya mashusho nzayashyira hanze. Bigera igihe ubwumvikane burabura, ya mpano nawe agera igihe ararakara, ati amashusho niba uyafite uzayashyira hanze. Uyu musore ngo nibwo yayakubitaga hanze, hahira rima. Kandi koko nawe wabyibazaho, none ya mpano yatwika gutya koko? Yatwika ubuse waba utwika se ngo iki? Afite indirimbo agiye gushyira hanze, ariko agatwiko kameze gutya wenda yashyira hanze uyu mugore wiwe, basi wenda igitsina cy'umugore wiwe kigaragara mu buryo bwa nyabwo, ubona basi icya ya mpano wenda bitagaragara. Wenda akaba ari bwo buryo akoresha, abantu bagashidikanya bati na gutya, bati nyamaze turabona ya mpano, wenda akaba yanabihakana, wenda akavuga gutya. Ariko urabona ko ya mpano from the start aba yambaye ubusa, agahereza igitsina uyu mugore wiwe, rwose akayishyira mu kanwa. Ya mpano yambaye ubusa, uyu mukobwa acyambaye, bikageza igihe umukobwa akajya gukuramo akaza, biteye ubwo. Umugore agahenahena, ukabona ibintu birahinguka inyuma, nyine biteye ubwoba pe, biteye ubwoba. Nuko nguko aya mashusho ngo ya mpano yagiye hanze, ari uyu musore uyashyize hanze, ayakuye muri telefone ya mpano. Nyine kumwinjirira, hari n'ukuntu hari n'igihe wenda yarayabitse wenda nko kuri email, ntawamenya. Uyu musore kagira guta akinjira muri telefone ya mpano, amashusho akayakuramo. Ariko ya mpano nabonye yatanze ubutumwa, yanditse amagambo agira ati ibuye ryanzwe n'abubatsi niryo ryabaye imfuruka, ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu. Nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse cyangwa gutandukanya ab'Imana yahuje. Ariko aya magambo n'ay'ubusa usi, ni no sense kabisa, no sense. Ntabwo bikwiriye. Ariko umuntu urafata amavideo
uri gusambana n'umugore wawe, umugore madamu we, umugore we bari gusambana bro, umugore we babana, umugore we bakundana, babana mu rugo nk'umugore n'umugabo, gafata telefone we noneho ikintu noneho kiyongereyeho, wenda amashusho ntunayashyireho password, ukahereza umuntu telefone uzi ngo ayo mashusho ari muri telefone, ubizi neza aya mashusho nayo ibuye ryanzwe ngo nabubatse niryo ryabaye imfuruka se gute ariko uwo rizagwira wese rizamugira ifu se, ubwambure bwiwe buri hanze, nta mbaraga zishobora gusenya icyo Imana yubatse for what nyine aya mashusho ntacyo kuyavugiraho. Icyo nagira inama nk'aya mpano ni ugusaba imbabazi, gaca bugufa agasaba imbabazi abafana biwe, naho bitabaye ibyo ngibyo uyu muhungu ararimbutse, no mu muziki ararangiye pe, none se mubeshye se rwose ararangiye, umuhungu ararangiye. Icyiza ni ugusaba imbabazi, kuko ikintu bita social media kirabika. Uzagira ute abantu abapromota, uratekereza ko se stage hari amastage wahabwaga, uratekereza ko uzongera kuyahabwa ibintu nk'ibi ngibi biri hanze bimeze gutya, abantu barafugufashe gutya? Ikintu cya mbere ni ugusaba imbabazi, ugatangaza nuko byagenze, nuko aya mashusho yagiye hanze, buri kimwe cyose ukakivuga nuko byagenze, ugasaba imbabazi uvuga ko ibi bintu atari umuco, doko nyine bidakwiriye. N'ibi bintu byo gukomeza kwihagararaho ngo byanzwe n'abubatsi, igitsina cyawe kiri hanze, cy'umugore wawe kiri hanze, amashusho ari hanze, uri gusambana n'umugore wawe, byanzwe n'abubatsi. Nta mpamvu ikiriho, nuko mu by'ukuri ya mpano yaca bugufi agasaba imbabazi akareka kwihagararaho. Nuko nguko bimeze n'aya mashusho mu by'ukuri uko ameze murabizi, ntabwo twayabagaragariza hano, sibye ko nta nubwo ari nabyo kujya kunyashyire hano ngo muyarebe, ngo oya ntagaruko nguko dukora. Kandi n'ikiyongereyeho ibihano, ntabwo nyine amafoto y'ubwambure n'amashusho ntabwo yabyemewe, ariko muze kuza kwa mwanyandikira nyine murebe namwe mwihera ijisho. Birarenze, nagiye mbona amafoto agiye atandukanye, abantu bagiye bascreenshotinga bakayashyira kuri X bayahererekanya, ariko ni ibintu biteye isoni vraiment, kabuno hejuru n'ibindi. Reka nsoreza, ndabakunda, nitwa Shaddou, mutwandikira ibitekerezo byanyu. Ese kuri wowe ari uyu muntu washyize amashusho hanze, ari ya mpano wafashe telefone umugore watabizi agatangira gufata amashusho, umugore wiwe akabibona ko ya mpano ari gufata amashusho, akabyishimira akavuga ati nta kibazo dusambane, amashusho ariho muri aba bantu bagera kuri 3, ese wakoze amakosa ninde? Kuko umugore we yari kumubwira ati ntabwo turi gukora imibonano mpuzabitsina kuri kamera, turi gufata amashusho, ntabwo ndi bubyemere, akabyanga. Na ya mpano we yarabishakaga. Uyu washyize hanze we amashusho y'uyu mugore n'umugabo bakageza ubwo nyine ufite amakosa ninde? Mutwandikira ibitekerezo byanyu. Nitwa Shaddou, reka njyewe dukomeze tubane mu yandi makuru.